mutagatifu. Nimugire amahoro. Bepiskopi, basaserdoti, biyeguriye Imana, bakristo bavandimwe, baperere, pilgrims, basangirangendo muri urugendo nyobokamana. Bikira Mariya Kibeho yadusabye kujya kwizihiza iminsi ye, mu minsi mikuru ye twungutse muri uyu munsi wa 28 Ugushyingo, igihe aboneke hano ubwa mbere, abonekera umubonekerwa wa mbere Alfonsina Umureke. Akaba rero umaze kuba umwe mu minsi mikuru ya Bikira Mariya kwizihiza ku buryo bw'umwihariko Bikira Mariya nyina wa Jambo hano i Kibeho, ariko n'ahandi hose twifatanyije tumwizihiza. Akaba rero ari n'akarusho kuko turi mu mwaka wa yubile y'impurirane, yubile y'imyaka 2025, yubile y'imyaka 125 ivanjiri igeze mu Rwanda, tumenye umubyeyi Bikira Mariya. Ukaba ari umwihariko w'uyu munsi muri uyu mwaka wa yubile, dushimira Imana ibyiza yaduhaye, harimo n'amabonekerwa ya hano Kibeho, urukundo n'ineza umubyeyi Bikira Mariya yatugaragarije. Reverend bishops, priests, religious, dear pilgrims from all over the world, Our Lady of Kibeho asked us to be celebrating her feasts in a way of praying to her for her intercession. Among the feasts of the Blessed Virgin Mary, we got a new feast that is today, 28th November, when Our Lady appeared for the first time here, and it has become one of the feasts of Our Lady that we celebrate. And you are all welcome, dear pilgrims from far and near, that we celebrate together this particular feast of Our Lady, which happens to be in the year of Jubilee. In Rwanda we have double Jubilee, the Jubilee of 2025 years of the birth of our Savior, and 125 years since the Gospel reached Rwanda, since we came to know the Blessed Virgin Mary and Jesus Christ, her Son. Mucyo rero dutegura imitima yacu kugira ngo dushobore gutura iki gitambo tubikoranye umutima w'Imana.
tariki 28 z'ukwa 11 twaronsemo imigisha myinshi. Twasuye umubyeyi Bikira Mariya kuri iyi tariki umunsi ku munsi, adusezeraho atatuze twenyine 28 z'ukwa 11 umunsi ku munsi. Nanone mu Rwanda imyaka 5 ishize twagize amahirwe yo kubona Karidinali wa mbere. Twifuza rero aniverseri nziza, ibire nziza Karidinali wacu wambitswe ingofero yo ku Karidinali kuri iyi tariki imyaka 5 ishize. Ibire nziza Karidinali wacu. Amasomo twateguriwe kuri uyu munsi twizihizaho isabukuru y'imyaka 44 umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo. Umunsi ku munsi atangiye kubonekera hano i Kibeho, nawe umunsi adusezereyeho umunsi ku munsi afite imyaka 36. Ayo masomo atwereka ko twahawe ikimenyetso cyo mu ijuru. Umunsi Bikira Mariya tuzaniye ubutumwa bw'ab'ijuru, twabiboneyemo imigisha y'amoko menshi ndetse y'amoko yose, ko dusabwa kuba intungane n'abaziranenge. Ayo masomo nanone atubwira Jambo uwo ari we, wari urumuri rumurikira isi n'umwijima utawakiriye bwose, ariko abawakiriye yabageze abana b'Imana. Mu isomo rya mbere, Uhoraho yahaye akazi umwanya ukwiye wo gusaba ikimenyetso. Ati saba Uhoraho Imana yawe aguhe ikimenyetso, cyaba icy'ikuzimu cyaba icyo mu kirere. Nkaho yamubwiye ati saba icyo ushaka cyose, byose birahari kandi biranashoboka ko nta kinanira Imana. Akazi yumva ko nta kindi yasaba Imana, ibyo yari yarahawe yumvaga bimuhagije. Nanze gusaba ikimenyetso ko adashaka kwinja cyangwa se ko ashaka kwinjira no kugerageza Imana. Singiye kwinjira Uhoraho. Akazi yagize ngo Imana yananiwe cyangwa se ko Imana itanga iguna. Akazi yagize ngo Imana ishobora kurambirwa gutanga cyangwa kwinubira uyisaba. Nubwo atasabye, nyamara icyo kimenyetso cyari gikenewe. Akazi yaratinye. Uko kwanga kwa Akazi ntikwahagaritse umugambi w'urukundo Imana ifitiye bene muntu. Uko kwanga kwe kwabaye imbarutso yo kugira ngo Imana ibwire abantu urukundo ibafitiye. Umuvandimwe we Nyagasani yakubwiye saba ikimenyetso ushaka, ese wagisaba? Ese wasaba iki? Aho ntiwabura icyo usaba n'icyo ureka, ko byose kubyiganiramo. Umenye igikwiye mu gihe gikwiye. Aho nawe ntiwatinya kugira icyo usaba kuko udashidikanya ku buntu bw'Imana. Sawa ntiwayisaba uyinja nawe, ntiwayisaba ugira ngo uyigushe mu mutego, ugira ngo uyigerageze. Kwanga gusaba ikimenyetso kwawe nikwabangamira umugambi w'Imana, nikwahagarika umugambi w'urukundo Imana ifitiye abantu. Twirinde rero kunaniza Imana, ni nako twirinda kunaniza bagenzi bacu tubana, dukorana cyangwa twigana. Tureke Nyagasani yatwihera ikimenyetso gikwiye, aricyo cy'ivuka ry'Umukiza. Ikimenyetso Imana iduhereye kirahebuje, ntigisanzwe kandi kimwe rutoki, nticyasubirwamo. Dore ngaho umwari yasamye inda akazabyara umuhungu, maze akazamwita Emanueli. Uwo mwari umuhanuzi n'umwami baziranyeho, ashobora kuba yari umwamikazi wari ukiri umugeni. Ubwo abanzi ba Akazi bashaka kumukura ku ngoma, ikimenyetso Imana itanze ni ivuka ry'umwana bwite uzamuzungura.
bityo urubyaro rwa Dawudi bazakomeza kuyobora igihugu. Uretse Nyagasani natwe atubere ikimenyetso cy'ivuka ry'Umukiza, ikimenyetso cy'ivuka ry'Imana mu bantu. Imana turi kumwe, itatwitaza, itatunena, itatwibagirwa, ahubwo Imana tubana, twirirwana kandi karara iwacu no mu byacu. Isomo rya kabiri ryatubwiye umugambi Imana yagize, umugambi Imana ifite kandi izahorana wo gukiza abantu. Pawulo mutagatifu arasingiza Imana kubera imigisha yose n'ibyiza byose yahaye abantu umwana wayo Yesu Kristo no muri Roho Mutagatifu. Ibyo byiza yabiturondoreye. Imana yadutoreye kuyibera abana yirongeye, iducunguza amaraso y'umwana wayo w'inkoramutima. Imana ishaka gukoranyiriza ibiremwa byose ku mutware umwe rukumbi, Kristo. Twahindutse dutyo imbata z'Imana, tuzahabwa umugabane wasezeranywe, tukatugenerwa ko turi umuryango w'Imana, umuryango Imana yirongeye. Natwe twaje gusingiza Imana idahwema kudusakazamo ibyiza n'imigisha y'amoko yose. Umugisha wa mbere ni uko twabashije kugera hano kwa nyina wa Jambo. Arabyifuje batabishoboye kubera impamvu nyinshi: kubura umwanya, kubura uburyo, cyangwa se kurwara kw'iroho cyangwa ku mubiri. Umugisha wa kabiri ni uko umubyeyi Bikira Mariya yaraje kudusura adufitiye ubutumwa. Hari benshi bifuje kandi bifuza ko yabonekera iwabo ariko ntibayibone. Na Bikira Mariya nyina wa Jambo wadusuye yaratwibutsa umugambi w'Imana wo kudukiza, ariko tukawurizamo umugambi, tudakurikiza amategeko, tudasenga, tudahinduka, tuticuza, tutumva inama z'umubyeyi, tudakurikiza amasezerano yacu, tudakundana, dupfusha ubusa imigisha n'ibyiza byose Imana yaduhaye, tuyibera abana gito, tutagaguza amaraso yaducunguye, tutemera kandi gukoranyirizwa kuri Kristo, tukiyambura Imana tuyitera umugongo, tutamwibumbiraho, tukaba umuryango wigometse ku Mana. Iyo tubaye bityo nibwo Bikira Mariya nyina wa Jambo adusura ajenga amarira mu maso no kumuhoza tukamushavuza. Uyu munsi rero twakira umubyeyi wadusuye, udusura kandi ukomeza kudusura. Isura rye ntirisaza. Twakire ubutumwa yatuzaniye, yavuguruye uyu munsi kandi azahora adusubiriramo, maze tubeho tubukwize hose, tubeho tubukwize hose, maze tubere imbuto nyinshi kandi nziza. Ubutumwa bwatangiwe Kibeho na nyina wa Jambo burumbuke abakristu babe benshi beza, basenga neza nta buryarya, bahinduka indabo nziza za Mariya zitohagiye, zifite indabyo, zera imbuto kandi zigahumurira bose na hose, zerekana ubwiza bw'umuremyi wazo. Ivanjiri twumvise yatubwiye ko Jambo ari Imana. Ni ukuvuga ko nyina wa Jambo wadusuye hano i Kibeho ari nyina w'Imana. Uwo Jambo ni ubuzima ndetse n'isoko y'ubuzima ku byose byaremwe nawe, byose bigomba kumuberaho no kubaho muri we. Uwo Jambo ashyigikiye ubuzima abunyanyagiza, ashyigikiye ubuzima abanyanyagiza batarundarunda hamwe nawe. Abatari kumwe nawe kandi bamurwanya ni abarwanya ubuzima, bakabwica cyangwa se bakabwonona. Iyo Mariya twibwiriye yita nyina wa Jambo, tugomba kumva nyina w'urumuri na nyina w'ubuzima. Jambo iryo zina riratwumvisha ko Yezu ari we shusho rizima kandi rishyitse ry'Imana Data, kandi akaba nk'ijambo rizima
tumenyesha Imana Data, nayo atwimenyesha muri we. Jambo rero yariho mu ntangiriro, akaba ariyo mpamvu ibintu byose ari bikesha kubaho. Ibiremwa byose bibaho bimuturutseho. Ni we utanga ubugingo, kandi ubwo bugingo bukaba urumuri rw'abantu. Urumuri rumurika mu mwijima, ariko umwijima wanga kurwakira. Uwo Jambo n'urumuri yaje mube, abe ntibamumenya kandi bamwakiriye. Natwe rero kuva tubatizwa twahawe urumuri, tuba abana b'urumuri, tugende twigizayo umwijima uri hose. N'abaturebera kure bazajye babona icyezezi cy'urumuri rumurikira mu mwijima, maze babone urumuri, kuko umwijima udashobora kuzimanganya buheriheri urumuri. Ikirama dusuye hano Kibeho ni nyina wa Jambo, ari we rumuri nyarumuri. Natwe rero nakomeza tubyara, dukomeze tumurikire isi yacu iheranwa n'umwijima kenshi, kuko itamenya Jambo kandi ari we wayibeshejeho. Isi nkawe wa mwana w'igisambo wimu wamuhaye. Uwo Jambo yari mu isi, nubwo isi yabayeho kubwe yararenze ntiyamumenye. Yaje mu bye, ariko abe ntibamwakira. Ngicyo icyashinzwe umutima w'umubyeyi wacu Bikira Mariya. Twabaye nka wa mwana gito abwiye umubyeyi we ngo ntuzongere kumbyara, cyangwa cya kibindi cyabwiye umubumbyi wacyo ngo ntuzongere kumbumba. Yesu yakuwe mu bye nabe, barayimubohoje, barayimusagaza nk'uko twabivugaga kera, barayimufuye. N'ugufuya barayimufuye. Twebwe ariko bavandimwe turahirwa kuko twamwakiriye. Ikimenyimenyi kuko twaje hano kongera kwibutsa ubutumwa Mariya yatugeneye. Araduha ububasha bwo guhinduka abana b'Imana, maze ibyabaye muri Bikira Mariya bibe muri buri wese waje hano. Nuko Jambo yigira umuntu maze abana natwe. Jambo yigize umuntu mu nda y'umubyeyi Bikira Mariya, yigira umuntu muri twe, abaye Emanueli, Imana turi kumwe. Natwe rero turaba umuryango wa Yesu, kuko twumva ijambo rye tukarikurikiza. Tumuhe ibyacu n'abacu abigiremo ijambo, agire umwana w'ibanze mu mutima wacu, ature muri twe, abe muri twe, natwe tubane nawe, tube muri we, tumukurikire kandi tumukurikize. Bavandimwe, twari kwizihiza ku nshuro 44 Bikira Mariya yatangiye kudusura mu Rwanda i Kibeho. Twizihiza kandi uko nabivuze imyaka 36 umubyeyi nyina wa Jambo adusezeyeho. Nta mahirwe dufite kuba twarasuwe n'ab'ijuru, ariko n'inshingano dufite udapfusha ubusa urwo ruzinduko. Dukunda Imana dukunda nibwo watumye nyina wa Jambo adusura. Twakire ubutumwa bwe rero, uko imyaka ishira tujye dutera intambwe imbere tubushyira mu bikorwa byacu bya buri munsi. Ubutumwa bwa Mariya ni impuruza yo kwisubiraho bidatinze inzira zikigendwa, tugahinduka tukicuza. Ese tugeze hehe? Guhinduka ni uguhozaho, tugakora ikiri cyiza, tukazibukira ikibi. Bikira Mariya dusabye gusenga ubutarambirwa, tugasenga nta buryarya. Twagombye gusenga neza, maze tukabaho nk'uko dusenga, tugasenga nk'uko tubaho. Ubuzima bwacu bukaba isengesho. Abantu benshi ntibasenga uko bikwiye, kandi umukristo udasenga ni nk'umubiri utagihumeka, ni nk'umutima utagitera. Twitonde tutagwa muri rwa rwobo yatubwiye. Bikira Mariya yerekanye agahinda ke gaterwa n'uko abantu twadohotse ku muco mwiza, tukitabira ingeso mbi, tukishimira ikibi, tugahora twica amategeko y'Imana. Yabazwaga n'ibera mu ngo za Gikristo ziteshuka ku masezerano akubiye mu isezerano ryo gushyingirwa. Bityo
zikarushaho gusenyuka. Akabazwa kandi n'ibera mu ngo z'abihaye Imana bateshuka ukwemera no ku masezerano yabo. Tugeze se tumuhoza, tube abahoza wa Mariya, tugira ukwemera gukomeye kandi twicuza ngo twange ibyaha byacu. Bikira Mariya dusabye kwakirana ukwemera n'ibyishimo imibabaro yose, kwibabaza no kwigomwa kugira ngo isi ihinduke, bityo tukagaragaza agaciro k'ububabare n'umwanya wabwo mu kubaho k'umuntu no mu kubaho kwa Gikristo. Bikira Mariya dusabye kumwubaha no kumwiyambaza, tuvuga kenshi ishapule na rozari tubikuye ku mutima. Ese ishapule ni intwaro twitwaza tukayikoresha. Bikira Mariya dukanguriye kongera kwita ku ishapule y'ububabare burindwi bwe. Yari izwi ariko yari yaribagiranye. Dukomeze kuyimenyekanisha hose, kuko nivugwa ikazirikanwa bizatuma dushobora kubona imbaraga zo kwicuza, cyo tukirinda gusubiza umwana w'Imana ku musaraba. Ishapule y'ububabare ntigira umusaraba, ahubwo n'amasakapurari cyangwa imidari ishushanyijeho ububabare bwa Bikira Mariya, kandi nuko tuyivuga dukurikiza uko Bikira Mariya yisabye, twe kwihimbira uburyo bwacu bwo kuyivuga cyangwa se uko twayivugaga kera. Tumenye uburyo bw'ikibeho ko ari bwo dukoresha kugira ngo abantu baje mu rugendo nyobokamana bajye bajyana uburyo buri bwo. Tumusabe umugisha we, twebwe indabo ze, akomeza twuhire, aturinde kumirana, aturinde guhonga, ahubwo duhore dutohagiye, tube indabo nziza zihumurira hose na bose. Bara bajya ku isoko bakavoma ku masoko atatu, bavuga ngo rimwe ni iry'Imana Data, irindi ngo ni iry'Imana Mwana, n'irindi rikaba iry'Imana Roho Mutagatifu. Bakavuga ko kuvoma ku butatu butagatifu, bavoma ku butatu butagatifu, si ibyo nabyo ni ukugira ibigirwamana. Nyagasani natwiyuhirire, tumere indabo nziza kandi nyinshi zikwiza hose n'umuntu nziza na hose. Mwese twifurije gutahana umugisha mwifuza, mwese dutahe mushize inzara n'inyota, maze dukomeze tubere Kristo abahamya mu magambo no mu bikorwa.